bazasohoka mu bituro basimbuke. Mana ishimwe, haleluya, ngo bazasimbuka bava mu bituro. Devo satro rebe nego pastikiniba, haleluya, ngo bazasimbuka bava mu bituro uwo munsi. Bazabisohokamo, baririmba, haleluya. Zado pride kolastika, mole dorkin molai, c'est très bon, kodresti, fondra oromo, ngo bazazukana umubiri udapfa. Ndabizi neza ko descopia abapfuye bizera, abapfuye bari mu bituro, abangaba dushingura bacu tukarira tukaboroga, ariko umunsi w'umuzuko belezebele ko ngo azahamagara ijwi ry'abera b'Imana ngo bazamwumva. Azahamagara ngo Pasiteri Shimye, vuga ngo karame, amazina yawe yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Ese izina ryawe riranditswe? Ese izina ryawe bamaze kuryotoriza? Babwire, iyi si nishaka twirateho, iyi si nishaka duceneshe, iyi si nishaka twice, iyi si nishaka tuvune, iyi si nishaka turwaze, iyi si nishaka duteze uburwayi. Ariko reka mbabwire, hari umunsi umwe tuzabaho tutarwara, hari umunsi umwe tuzabaho tunezerewe, hari umunsi umwe tuzabaho turirimba, hari umunsi umwe tuzabaho abizera bazabaho baguwe neza, hari umunsi umwe abizera, haleluya, bazanezerwa. Iyi si nishaka kwimakaza, iyi si nishaka gukenesha, iyi si nishaka kureho ibintu byawe byose bigushiraho, iyi si nishaka kubeshera bagufunge, iyi si nishaka, haleluya, ikugirire nabi. Ariko hari umunsi umwe, ngo munsi w'Imana y'Imana, ngo azaba amatangazo akomeye mu bihugu ku isi yose. Bazababuza abantu ngo tuzakomeza tubeho. Uwo munsi ibidege bizahananuka, umupiloto yitwaye yigendeye, David KBS bizahirima gitwaye abantu cyayitongo cyacu n'ibidabundikira umuteto, abantu bagenda bahagazemo gutyo bafashe hejuru. Baba we, uwo munsi ngo abantu bazabafashe hejuru, abandi bagenda bavuga, abandi bagenda bari ma telefone, ngo uwo munsi w'Imana y'Imana, Debore sikinima, nibagira ibyago, shoferi wenda azaba ari umukristo, uwo munsi azava kuri vora, bamushake bamubure, cya KBS cyashira umuteto kizagenda kihirika cyonyine, ngo abantu bazavunagurika, uwo munsi abantu bazakongoka. Yarabibonaga, aravuga ngo uyu mwana w'umuhungu ubutware bwe buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, ni umujyanama, ni data wa twese, haleluya. Abango kandi si ibyo gusa, abango intebe ya Dawidi ye izakomera. Reka mbatangarize ko ubutware bwa Yesu bukomera ni kugere ku Mana. Niba atari muri Yesu, uri inyuma y'amajyambere. Niba hari indi nzira uri kunyuramo itari Yesu, haleluya, ntabwo uri hano, nta nubwo uri uwanjye, nta nubwo uri uw'Imana, nta nubwo uri mugenzi wanjye, ufite ubundi buryo. Ibitambo by'ibimasa ndetse n'intungura uyu munsi mbikuyeho. Mwibuke neza ko kugira ngo ujye mu rusengero byasabaga igitambo, byasabaga kuza wikoreye inka, byasabaga kuza wikoreye intama, byasabaga kuza wikoreye inuma y'intungura, byasabaga kuza kuyihiga, ndetse utaba uyifite ngo hafi habaga isoko, byasabaga ngombwa ko uza ukavugura igihwanye n'igitambo cyawe. Kandi wibuke neza ko umuntu yatambaga igihwanye n'uko ari. Niba uri umukene wajyaga guhiga inuma y'intungura, niba uri umukire wazanaga inka, niba uri muri mido wazanaga intama cyangwa se ukazana ihene. Ariko Yesu, haleluya, Yesu arangije kuza aravuga ngo byose ibyo bitambo by'inuma z'intungura, arareba asanga jya Pasiteri Shimiye naho mfite nakororera intama, naho ntuye icyaho cy'intama nticyajyamo, aho ntuye icyaho cy'ihene ntabwo cyajyamo. Arangije aravuga ngo jyewe nanze igitambo kimwe cyitwa icy'amaraso, haleluya. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihimbazwe. Uyu munsi none bakristo bavandimwe, ndashaka ngo twene tuganire ijambo ry'Imana,
kandi ijambo ry'Imana ni ukuri, ijambo ry'Imana ni umuremyi, ijambo ry'Imana ni umutabazi, ijambo ry'Imana rirakiza kandi ijambo ry'Imana rirabohora. Wowe udukurikira rero uko bukeye nuko bwije, reka nkurarikire umugambi w'Imana kugira ngo uyu munsi wa none imbaraga zikomeye z'Imana zize ku buzima bwawe. Kandi icyambere gikomeye nuko Imana idukunda. Ndabasuhuza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu bwite waturemye akaducungura. Imana rero ikugire neza, kandi ikiganza gikomeye cy'Imana kikomeho iminsi yose uko bukeye nuko bwije. Igikomeye cyane, reka nkurarikire kugira ngo urukundo rw'Imana ruze ku buzima bwawe kandi Imana y'amahoro ikurinde. Nyemerera tubaze dusenge Imana, hanyuma tuganire ijambo ry'Imana, kuko reka mbabwire uyu munsi dufitiye Imana ideni cyane. Ubanze ubyumve, dufitiye Imana ideni, dufite Yesu ideni. Nyamara Yesu nta deni adufitiye, ahubwo twebwe ubwacu ni twebwe dufitiye Yesu ideni. Nyemerera twinginge Uwiteka, nyemerera dusenge Imana, nyemerera tumurarike kugira ngo aze kubana natwe, kandi urukundo rw'Imana ruze kutugota mu izina rya Yesu Kristo. Data wa twese wo mu ijuru, uri Imana ishobora byose, uri Imana ituye ahirengereye. Mana uri ndiho, Mana uri rubasha, uri Jehova Rafa, uri Jehova Nisi. Ndaseze ngo ubuntu bwawe, ndamagara imbaraga zirema, ndamagara imbaraga zibeshaho, kugira ngo uyu munsi none mwami, umuntu wese ugiye kumvira ijambo, naba ari twe, nanjye ugiye kurivuga, naba ari nje n'ugiye kuryumva, nawe naba ari we, ahubwo ubuntu bwawe mwami aba ari bwo buza kubana natwe, kandi imbabazi zawe zitugote, zituzenguruke. Urakoze mwami, ndamusengeye, ndareka Mwuka Wera, ndareka urukundo rw'Imana kugira ngo ruze kubana natwe, kandi imbabazi z'Uwiteka zize kutugota. Byose ni mu izina rya Yesu Kristo, amina. Haleluya. Imana ikumera umugisha, kandi wowe ubana natwe uko bukeye nuko bwije, marayika w'Imana kumurikire. Nyemerera twifashishije iri jambo, ariko nkuko nabikubwiye, dufitiye Yesu ideni, ariko nyamara Yesu nta deni adufitiye. Twebwe twari abo gupfa, twari abo kwibagirana, ariko twaheshejwe ubugingo na Yesu Kristo. Twaheshejwe ubugingo n'amaraso y'umwana w'Imana, w'intama w'Imana. Twaheshejwe ubugingo n'amaraso yameneye ku musaraba igorogota. Twaheshejwe ubugingo, ntabwo twari abo kubaho, twari abo kurimbuka, twari abo kwibagirana, twari babi, ariko twabaye beza tubiheshejwe n'ubuntu bw'Imana, tubiheshejwe n'ijambo ry'Imana, tubiheshejwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Haleluya. Twabaye bazima, Yesu yemeye gupfa, twe turabamburwa. Imana tugiye neza cyane. Yesu yemeye gupfa, twebwe tubeshwaho n'agakiza ke, tubeshwaho n'imbabazi ze. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Mwibuke igisambo ku musaraba. Kiriya gisambo ngo byari ibisambo bibiri. Mwasomye Bibiliya. Kimwe giheshwa imbabazi no kwizera Yesu Kristo, giheshwa imbabazi n'urukundo rw'Imana, giheshwa imbabazi n'ineza y'Imana. Ikindi cyo ngo kirarimbuka kubera cyazize kwinangira umutima. Nshuti yanjye uyu munsi niwinangira umutima, nshuti yanjye uyu munsi niwinangira umutima, ahubwo ureke imbabazi z'Imana ziza ku buzima bwawe. Nyemera dusenge, cyangwa nyemera dusome ijambo ry'Imana muri kano kanya. Nyemera twumve icyo Imana ishaka, nyemera twumve icyo Imana tugambiriraho. Reka twifashishe ijambo ry'Imana, Imana iguhe umugisha. Nyemera dusome iri jambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 9. Ndashaka duhere ku murongo waho wa 5. Ari ijambo ryiza yavuga ngo, nuko umwana yatuvukiye, twahawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, data wa twese, uhoraho, umwami w'amahoro. Gutegeka kwe n'amahoro ye bizagwira ku ntebe ya Dawidi n'ubwami bwe butagira iherezo, kugira ngo bibukomeze
bibishyigikize guca imanza zitabera no gukiranuka uhereye none ukageza iteka ryose. Ibyo ngibyo Uwiteka Nyiringabo azabisohoresha umwete we. Aya magambo niyo nshaka ngo tuze kuganiraho. Reka mbabwire abavandimwe, inshuti yanjye, ineza y'Imana iracyahari kandi urukundo rw'Imana ruracyakora. Ubuntu bw'Imana buracyahari kugira ngo bukumurikire. Haleluya. Ese wamurikiwe n'umucyo? Ese waviriwe n'umucyo? Ariko biratubwira ngo abaviriwe n'umucyo ntibakiri mu mwijima, abaviriwe n'umucyo ntibakiri mu gicucu cy'urupfu, ahubwo babatuwe n'ineza y'Imana, babaturwa n'ijambo ry'Uwiteka. Imana tugire neza cyane. Haleluya, haleluya. Nuko natangiye mbikubwira, ni twebwe dufitiye Yesu ideni. Yesu ntabwo dufitiye ideni. Ari abantu benshi bakunda kujya gusenga ngo mwami ngufitiye ideni, ngo hari ideni Yesu agufitiye. Reka nkubwire inshuti yanjye, Yesu nta deni agufitiye. Akimara gutanga amaraso ye, akimara kuvira ku musaraba, yavuze ngo uwemera wese aze, haleluya, haleluya, aze anywa ku buntu, aze afata amazi y'ubugingo. Aya mazi y'ubugingo baza wumve ko ari ku buntu. Nta feza, ngo udafite ifeza nawe aze afate anywe. Haleluya. Yesu yemeye kuza gupfira uwo ari we wese, ngo uzemera akamwizera azakizwa. Imana tugiye neza cyane. Haleluya. Ari ibintu birindwi byazanye Yesu. Ibi bintu birindwi ndashaka ngo tuza kubivugaho ubanze usobanukirwe neza impamvu Yesu yaje. Bibiliya ivuga ngo yaje mube ariko abe ntibamwemera. Yesu yaraje aho kugira ngo abantu bamwemere, ahubwo baramuhinyura. Na n'iyi saha abantu baracyahinyura ubutware bwe. Abantu benshi ntabwo barizera. Imana tugiye neza cyane. Haleluya. Ari ibintu birindwi byazanye Yesu. Yesu ubwe yaje avukira mu isi kugira ngo abanze yishushanye n'akamera k'umuntu kugira ngo abantu barusheho kumwizera. Ariko abantu bamwizera. Wibuke neza ko Yesu yahanuwe kuva kera. Ku basomyi ba Bibiliya bavuga ko Yesaya yamuhanuye mbere y'imyaka 400 y'uko apfa. Baza wumve, baza usobanukirwe neza. Yesaya yaramuhanura ngubwo bari bicaye mu nkera cyangwa se bicaye bavuga ijambo ry'Imana. Yesaya ngo yagiye kubona abona iyerekwa. Twasomye nuko umwana yatuvukiye. Yesaya yaramuhanura aravuga ngo mbonye umwana atuvukira, mbonye umwana w'umuhungu. Yabaje kuvuga ngo nabonye umukobwa w'isugi, mbonye umukobwa w'umwangavu asama inda ayibyaramo umwana. Uwo mwana aravuga ni umuhungu, atajya kumuvuga ibirwi yarabibonaga. Aravuga ngo uyu mwana w'umuhungu ubutware bwe buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, ni umujyanama, ni data wa twese. Haleluya. Aravuga ngo kandi si ibyo gusa, aravuga ngo intebe ya Dawidi ye izakomera. Reka mbatangarize ko ubutware bwa Yesu bukomera n'isaha kandi nta muntu uzabunyeganyeza. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ubutware bwa Yesu nta muntu uzabunyeganyeza. Imbaraga ze ziracyakora, ubuntu bwe buracyahari kugira ngo aze kwigaragaza kandi Yesu icubahiro. Imana tugire neza cyane. Haleluya. Yesaya rero aravuga ngo mbonye umwana atuvukira, azitwa umujyanama, avuga amazina ye, aramusobanura, atangira kumwamamaza, atangira kumuvuga ibigwi, atangira Haleluya. Aravuga ngo uwo mwana azitwa igitangaza, izina rye ni Rubasha. Hanyuma mu mpamvu zirindwi zazanye Yesu, iya mbere Yesu yaje gusohoza amasezerano. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Iyo usomye
Abaroma 15, Abaroma, reka mwihangane gato, Abaroma ibice 15 ku murongo waho w'8 ari ijambo ryiza cyane, avuze ngo ndavuga yuko Kristo yabaye umukozi w'abakebwe wo kubagaburira iby'Imana kubw'ukuri kwayo, kugira ngo asohoze ibyo basokuruza basezeranije. Reka nkubwire, Yesu icyambere cyamuzanye yaje gusohoza amasezerano yose. Haleluya. Kuva kera baramuhanuye. Reka mbabwire, Yesu yavutse nk'izindi mpinja, ariko uburyo yavutsemo, yavutse ari umwami. Mwese ni mwabyaye, n'abaperezida nibabyara, nimubwire ni uruhe ruhinja rwavutse ngo rutere abantu ubwoba. Yesu akimara kuvuka, Herode ubwe ngo yagize ubwoba, Imana yishurira abanyabwenge mu nyenyeri. Haleluya. Kandi iyi nyenyeri yari Yesu waje mu nyenyeri aryamye no mu muvure. Imana tugiye neza cyane. Ni uruhe ruhinja ko mwese mwabyaye? Uzi ko hari n'umuntu ubyara muri quartier abantu bamumenye ko yabyaye, ari ubyara mu rusengero, umwana agenda agenda abantu batakamenya, ntibamenye ko yabyaye cyangwa se ko umwana yavutse. Ariko Yesu ngo akivuka, kubera ko yari mu mugambi w'Imana, kubera ko Yesu yari Imana, ngo byatumye na Herode umwami arara adasinziriye. Yesu yavutse ari umwami, ariko icyamuzanye gikomeye, yaje gusohoza amasezerano. Aya masezerano bari barayahanuye kuva kera mu itangiriro kugera mu byahishuriwe Yohana. Aya masezerano Yesu rero yaje gusohoza amasezerano yari yarasezeranije basogokuruza iby'Imana yari yabwiye mu gihe cya Aburahamu. Yabwiye Aburahamu ngo Aburahamu, urubyaro rwawe, mu rubyaro rwawe, mu rukingi rwawe nibwo nzahereza umugisha, kugira ngo isi yose ize gucungurirwa ku bwawe. Yesu rero icyambere yaje gusohoza amasezerano. Icya kabiri cyazanye Yesu, yaje kutwereka se. Haleluya. Yesu yaje kutwereka se. Usomye muri Yohana igice cyaho cya mbere ku murongo waho wa 18 uraza gusangamo aya magambo. Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana igice cyaho cya mbere ku murongo waho wa 18. Umva ukuntu havuze. Haravuze ngo uhereye kera kose nta muntu wigeze kubona Imana, ahubwo umwana w'ikinege ari mu gituza cya se niwe wamumenyekanishije. Reka ngutangarize ngo icyazanye Yesu, haleluya, yaje kutwereka se. Bibiliya iratubwira ngo uhereye kera kose, ngo umwami na Mose ubwe ngo ntabwo yigeze abona Imana. Bibiliya kutubwira ngo Imana yigeze kwereka Mose, ngo umwereka ikigongogongo. Reba ngo Mose, uramutse undebye wapfa, icyakoza nzajya ngwishurira, nkwereke n'ijwi ryanjye, tuvuga nibona nkubone, ariko nta munsi n'umwe uzigera umbona amaso ku maso. Hanyuma rero Yesu cyamuzanye, haleluya, twebwe twese ntabwo twari tuzi Imana, ahubwo Imana twayimenyeshejwe na Kristo Yesu biciye muri we. Yesu yavuze ngo ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo, unyizera wese azabona Data, unyizera wese azagera ku Mana. Niba hari indi nzira wanyuragamo ngo ugere ku Mana itari muri Yesu, reka ntabwo uri hano. Ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo, haleluya. Ndi inzira, ndi ukuri, ndi ubugingo. Yesu rero ni ikiraro kiduhuza n'Imana, haleluya. Yesu ni ikiraro, Yesu ni bridge tugenderaho kugira ngo tugere kuri Nyagasani. Imana ishimwe cyane, haleluya. Imana tugire neza. Ari abandi bantu bari kugenda mu bindi bintu muri iyi minsi, ariko urimo kugendera mu biki? Ni ibihe bintu urimo kugenderamo? Ni iyihe nzira urimo kunyuramo? Ni ubuhe buryo
urimo gukoresha kugira ngo ugere ku Mana. Niba atari muri Yesu, uri inyuma y'amajyambere. Niba hari indi nzira uri kunyuramo itari Yesu, haleluya, ntabwo uri hano, nta nubwo uri uwanjye, nta nubwo uri uw'Imana, nta nubwo uri mugenzi wanjye, ufite ubundi buryo. Ibyo byazanye Yesu nkuko nakomeje mbikubwira. Hanyuma icya gatatu cyazanye Yesu, Yesu yaje kutubera umutambyi mukuru kandi ukiranuka. Haleluya. Yesu yaje kutubera umutambyi mukuru. Iyo niyo purpose ya gatatu, iyo niyo ntego ya gatatu yatumye Yesu aza mu isi. Bivuga ngo Yesu yaje mu isi, abandi bamwemera. Ariko icya gatatu cyazanye Yesu ku isi, yaje kutubera umutambyi mukuru kandi ukiranuka. Haleluya. Reka twifashishe ijambo ry'Imana, Abaheburayo ibice byaho 2 ku murongo w'10. Aravuga neza cyane ngo, kuko byari bikwiriye ko Imana byose byaremewe ikabibeshaho, iyobora abana benshi mu bwiza ituganishije rwose umugaba w'agakiza kabo kubabazwa. Baza wumve, Yesu rero yaje kutubera umugaba mukuru w'ingabo. Yesu akimara kuza yaravuze ngo abatambyi, nibyo koko ibitambo by'ibimasa ndetse n'intungura uyu munsi mbikuyeho. Mwibuke neza ko kugira ngo ujye mu rusengero byasabaga igitambo, byasabaga kuza wikoreye inka, byasabaga kuza wikoreye intama, byasabaga kuza wikoreye inuma y'intungura, byasabaga kuza kuyihiga. Ndetse utaba uyifite ngo hafi habaga isoko, byasabaga ngombwa ko uza ukagura igihwanye n'igitambo cyawe. Kandi wibuke neza ko umuntu yatambaga igihwanye n'uko ari. Niba uri umukene wajyaga guhiga inuma y'intungura, niba uri umukire wazanaga inka, niba uri muri mido wazanaga intama cyangwa se ukazana ihene. Ariko Yesu, haleluya, Yesu arangije kuza aravuga ngo byose ibyo bitambo by'inuma z'intungura, arareba asanga jya Pastor Ishimiye naho mfite nakororera intama, naho ntuye ikiraro cy'intama nticyajyamo, aho ntuye ikiraro cy'ihene ntabwo cyajyamo. Arangije aravuga ngo njyewe nanze igitambo kimwe cyitwa icy'amaraso. Haleluya. Aravuga ngo uzayemera akayimijiramo wese azicara azahabwa umugabane mu rugo rwa data. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Azahabwa umugabane mu rugo rwa data. Yesu rero ni umutambyi mukuru. Yesu aradusengera. Haleluya. Yesu aragusengera. Imana ishimwe cyane. Yigeze abwira Petero ngo, Petero humura ndagusengera. Aravuga ngo humura ndagusengera. Yesu ni umwami, Yesu ni umutambyi, Yesu aradusengera. Haleluya. Yesu aradusengera, Yesu aratwingingira. Imana ishimwe cyane. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Umutabazi wacu, umwami w'abami, ni igitangaza kikubohora, ni igitangaza kirema. Imana itugiye neza cyane. Imana ishimwe. Kandi uyu munsi wa none Uwiteka akugire neza mu izina rya Yesu. Haleluya. Haleluya. Yaravuze ngo nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu, ngo ariko nimwanga mukagoma ngo inkota y'Uwiteka izabarya. Reka nkubwire ngo niwemera ukumvira Uwiteka azabana nawe, ariko niwanga ukagoma, baba niwanga ukagoma. Haleluya. Muri byo yari byabangu nkunda kumva amakuru y'umurwa. Haleluya. Undi araririmba aravuga ngo ngende umukristo, icyo ni ikintu cyihumuriza umutima wanjye, ninumirwa ngiye gupfa nzagira ibyishimo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nta mukiranutsi upfa, umukiranutsi w'Imana arasinzira. Imana tugeneza cyane. Hanyuma rero ku mpamvu ya kane yazanye Yesu ni ugukuraho icyaha.
Haleluya. Yesu icyamuzanye, Yohana wa mbere, iyo usomye muri aya mabaruwa Yohana yanditse, n'urwandiko rwa mbere Yohana yanditse, reka tubasome wumve ukuntu havuze. Ni ibice byaho 3 ku murongo waho wa 5. Yohana wa mbere ibice 3 ku murongo waho wa 5 yavuze ngo, muzi yuko uwo yaremewe gukuraho icyaha, kandi we nta cyaha kimuriho. Yesu rero icyamuzanye, yaje gukuraho icyaha n'imizi y'icyaha. Mana ishimwe cyane. Aho twavukiye muri za karande, aho twavukiye mu miryango ibandwa, aho twavukiye mu miryango itarakera, aho ngaho rero Imana yaraje iraba ngo, wowe Pasiteri Shimiye, ndaguterura mu miryango y'iwanyu, mukureyo mutereke aho Imana igushaka. Haleluya. Mana ishimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Reka mbahe urugero. Jyewe navukiye mu muryango, iwabo wa mama barabandwaga, iwabo wa papa bagaterekera. Kandi iyo miryango yivukiyemo, wakwisanga gute uri umwana w'Imana? Wakwisanga gute uri umuryango w'Imana? Ubwo nanjye aho niho navukiye, nawe bukaho wavukiye mu miryango y'iwanyu, abajyaga kuraguza, abajyaga guterekera, abajyaga kubandwa. Ariko ibyo byose Yesu arangije aza kurandura iyo migenzo yose ya gakondo, araza kurandura iyo migenzo yose. Hari abo twabonye baterekeraga, hari abo twabonye barogaga, hari abo twabonye bakijijwe bari abapfumu. Yesu rero icyamuzanye, yaje gukuraho icyaha icyo ari cyo cyose, awutereka mu gakiza k'Imana. Imana tugire neza cyane. Haleluya. Nicyo cyazanye Yesu rero. Nicyo cyazanye Yesu. Yaje kurandura imigenzo yose y'abadayimoni. Yaje kurandura imigenzo yose y'imyuka mibi. Yesu yaje kurandura imigenzo yose ya gipagani. Yaje gukuraho imigenzo yose y'ubupfumu, aza kuyirimbura kugira ngo umwizera wese azahabwe ubugingo buhoraho. Imana tugire neza cyane. Haleluya. Haleluya. Yesu rero niyo migambi yagiye imuzana. Uyu munsi biragusaba ngo uko ugenda ni gute? Ese ugenda ute mu migenderere yawe? Uyu munsi hari abantu bashaka kugenda nk'uko abandi bagenda, ariko umwe yaravuze ngo ingendo y'undi iravuna. Nushaka kugenda uko runaka agenda, uzavunika. Hari abantu bambara inkweto ndende ariko b'abadamu n'urugero, iyo ushaka kugenda nkawe bizakugora. Hari abantu tuzi ama smartphone, ariko nushaka kumwigana bizakugora. Smartphone uzi yarayikuye he? Niba ari umwana w'imyaka 18 ko avuye mu ishuri, iwabo akaba adafite amafaranga, ko nta sambu yagurishije, ko nta kazi arakora, akaba atunze iPhone, uzi yarayikuye he? Hanyuma nawe ngo urashaka kumwigana, uzi iyi iPhone yarayikuye he? Urashibona umuntu yambaye umwenda w'ibihumbi 100, nawe ugashaka kuwambara. Swata ashobora kuba afite akazi, we nta kazi ugira. Niba nta kazi ugira se, ni ko wabonye ngo runaka ngo nta kazi agira, ngo yambaye umwenda w'ibihumbi 100, uzi yarawukuye he? Aho rero yawukuye niba yasimbizi. Ubu hari abantu baza gushima amashimwe y'ubujura. Wibye umuntu ngo uraza gushima ngo Imana, ngo ndashima Imana ngo yamaye imodoka, cyangwa se ukaza gushima ngo ndashima ngo Imana ngo ariko ngo nayikuye, ngo ibyo ntabwo bibareba. Watubwiye aho wayikuye. Niba ari inzu, tubwira uburyo wayibonyemo. Niba ari imodoka, tubwira uburyo wayibonyemo. Ubu ngo n'abantu babona amamodoka bavuye mu bapfumu, abandi batanze imibiri yabo, abandi batanze ibitambo by'amaraso yabo. Ariko reka ngutangarize ngo Yesu icyazanye Yesu si ukuduha amazu, si ukuduha ubukwe, si ukuduha urubyaro. Ibyo ni byiza, iyo ni blessing. Iyo twasanze duhabwa umugisha n'Imana, iyo twasanze duhabwa inzu, iyo twasanze, kandi ibyo ngibyo wibuke neza ko yabwiye Petero ngo Petero, dore ndagiye. Petero amajije ngo Petero, Yesu, ese koko ko mbona wambara rugabira imwe, ukaba wambara ikanzu imwe, iyo tugiye tugusaba ibyo kurya utwariza amasaka y'abandi, twagusaba ngo tugaburire ugakora amaji ugatubura. None twebwe abataye ubwato, twebwe abataye amafi,
tugasiga abagore n'abana, uzaduha iki? Aravuga ngo Petero witinya, mukiri mu isi nzabakubira inshuro 100 ibyo mwasize, ngo kandi geretseho nzabaha ubugingo buhoraho. Haleluya. Reka mbabwire, Yesu yatwemereye ubugingo buhoraho, ariko kandi tukiri mu isi yatwemereye n'umugisha, yatwemereye blessing, yatwemereye umugisha. Burya Imana iguhaye inzu aba ari umugisha, iyo Imana iguhaye akazi wasenze aba ari blessing, iyo Imana igukoreye ubukwe aba ari umugisha, iyo Imana iguhaye urubyaro aba ari umugisha, iyo Imana iguhaye inzu cyangwa se ngo imodoka aba ari umugisha, iyo Imana iguhaye amafaranga aba ari blessing y'Imana. Ibyo rero wibitindaho, ahubwo menya ngo Uwiteka arashaka kugira neza uyu munsi wa none. Icyo Imana igusaba ni kimwe, iragusaba umutima wawe kugira ngo uwihe Imana, umutima wawe uwihe Imana kugira ngo Imana ikumurikirishije mu maso hayo hera. Imana ikugire neza cyane. Haleluya. Yesu yaje mube abandi bamwemera, Yesu yaraje abantu bamumenya, ariko icyatumye Yesu aza kwari gukuraho icyaha. Ikindi cyatumye Yesu aza ni ugusenyera Satani, gusenyera Satani n'imihango ye yose, n'imigenzereze ye yose. Mariko 5:9, katubasome twumve. Mariko ibice 5 ku murongo wa 9, umva ukuntu havuze ngo aramubaza ati, witwa nde? Undi ati, Ingabo niryo zina ryanjye kuko turi benshi. Uyu muntu ngo yahoraga mu marimbi, bari baramumuritseho muri za nyabingi, bari baramumuritseho mu badayimoni, bari baramumuritseho mu migenzo yose ikomeye, imwe twaza tuvuga haruguru yo guterekera, yo kubandwa. Ariko icyazanye Yesu ni ugusenyera Satani. Uyu munsi wa none senyera abadayimoni, umutima wawe ube igicumbi cy'Imana, umutima wawe ubuntu bw'Imana, umutima wawe uha Yesu awuturemo. Haleluya. Bibiliya yavuze ngo iki? Yavuze ngo nimuzi yuko insengero zanjye ari imibiri yanyu. Nimuzi neza ko urusengero rw'Uwiteka ari umubiri wawe. Wikonona umubiri wawe ujyana mu bitagira umumaro, wikonona ubuzima bwawe ubujyana mu bitagira shinge na rugero. Menya neza ko iyaguhamagaye ari Imana kandi ari yo kwizerwa no gukiranuka. Haleluya. Hanyuma icya 6 cyazanye Yesu, yaje kutubera urugero rwiza. Ahangaha ndashaka kwatinda cyane. Yesu yaje kutubera urugero rwiza. Yesu ni wa rugero ruzima, Yesu ni wa mucyo, Yesu ni igitangaza, Yesu ni umunyamaboko, Yesu ni umunyembaraga. Matayo 11:29, Matayo 11:29, Matayo 11:29. Umva ukuntu havuze. Haravuze ngo mwemere kuba abagaragu banjye, munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Imana ishimwe cyane. Aya magambo ni Yesu wayavuze. Rero Yesu yaje kutubera urugero rwiza. Ntabwo Yesu yaje kwikakaza, ntabwo Yesu yaje gushyiraho bodyguard, ntabwo Yesu yaje gushyiraho ibiremereye, ntabwo Yesu yaje gushyiraho kwibona no kwihimbaza. Oya, ahubwo Yesu yaje kutubera urugero rwiza kugira ngo tumwigireho. Haleluya. Mana ishimwe cyane. Rero uyu munsi wowe wishyiraga hejuru, wihimbazaga, wariho wikakaza, igira kuri Yesu uko waba uri kose. Nushaka kuba umubishopu, nushaka kuba apostle, nushaka kuba pasiteri,
nushaka uri umudiyakoni, nushaka uri umuririmbyi, nushaka oda stupid borastike, nushaka uri indirimbo za gospel, nushaka uri igitangaza, nushaka uba isi yose kuzi, cyangwa se abantu bose bakuzi, cyangwa se abantu bose bakumva, uko wameze kose, rero mbwire inshuti yanjye, izere Yesu, Yesu akugirire neza. Haleluya. Izere Yesu, Yesu akurwanirire. Uyu munsi ndinginga imbaraga z'Imana, uyu munsi ndinginga ubuntu bw'Imana, ndinginga amasezerano y'Imana, ndinginga no mutagatifu w'Imana. Ndatumira ijambo kugira ngo uyu munsi wa none marayika w'Imana kumurikire, ubuntu bw'Imana bukugote, icyo cy'Imana kikuzenguruke. Ndingingira ijambo ndaritumye kugira ngo rigufate ahantu waba uri hose. Va mu byaha, va mu bizira, Yesu akumurikire kugira ngo ukuboko kw'Imana kuze ku buzima bwawe. Icyo rero ni icya gatandatu cyazanye Yesu. Icya karindwi cyazanye Yesu. Yesu yaje gutegura kugaruka kwe kwa kabiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu yaje gutegura kugaruka kwe kwa kabiri. Yesu bwa mbere yaraje, abantu ntibamumenya, abe ntibamwemera. Haleluya. Yaraje, abe ntibamwemera, ndetse naje abantu ntibamumenya. Ariko reka nkubwire, icyazanye Yesu ni ukugira ngo akureho imirimo yose y'umwanzi. Nta kindi cyamuzanye, ni ukugira ngo akureho imbaraga za Satani, ndetse akureho n'imyuka yose mibi y'abadayimoni. Ibyo nibyo ukwiye kubanza guhishurirwa, ibyo nibyo ukwiye kubanza kumenya, ndetse ukanasobanukirwa neza. Haleluya. Yesu rero yaje bwa mbere, avukira mu bantu, azura abantu, akora ibitangaza, abantu ntibamwizera. Ariko reka mbatangarize ngo icyatumye Yesu aza kwari ukugira ngo yimenyekanishe. Haleluya. Kwari ukugira ngo yimenyekanishe. He dopi sadoke redostipa modeki dibonemo. Kwari ukugira ngo yimenyekanishe mu bantu. Ariko yaje gutegura kugaruka kwe kwa kabiri. Haleluya. Yesu rero azagaruka atujyane. Yesu azagaruka atwara itorero. Yesu azagaruka itorero arijyane. Zedabo redestiki demonomo. Ibyo abantu bikora byose Yesu azaza, kandi naza. Haleluya. Umva ukuntu ijambo rinezeza. Tuzahora tugushima, tuvuga imirimo yawe, Mwami Imana, Mwami Imana, tuzahora tugushima. Yo tuzahora tugushima, tuvuga imirimo yawe, Mwami Imana, Mwami Imana, tuzahora tugushima. Ye tuzahora tugushima, tuvuga imirimo yawe, Mwami Imana, Mwami Imana, tuzahora tugushima. Ye tuzahora tugushima, ye tuvuga imirimo yawe, Mwami Imana, Mwami Imana, tuzahora tugushima. Haleluya. Uva Yesu yaje mube abandi bamwemera, ariko byatubwiye ngo umunsi umwe Yesu navuze impanda. Haleluya. Yesu navuze impanda, ari mu kirere, ngo n'isi yose izabyumva, ngo n'abantu bose bazabimenya. Ariko icyambere gikomeye, biyambwiye ngo bapfire mu bituro nibazabanza kuzuka. Haleluya. Abapfuye bizera, abapfuye bari mu bituro, abangaba dushingura abacu, tukarira tukaboroga. Ariko umunsi w'umuzuko belezebeleko ngo azahamagara ijwi ry'abera b'Imana ngo bazamwumva. Azahamagara ngo Pasiteri Shimye, vuga ngo Karame, amazina yawe yanditse mu gitabo cy'ubugingo.
ese izina ryawe riranditswe? Ese izina ryawe bamaze kuryotoriza? Ese izina ryawe bamaze kuritikingaho? Ese izina ryawe wararyandikishije? Nta wundi muntu uzakwandikishiriza, ni wowe ubwawe n'umutima wawe n'intekerezo zawe n'ubwenge bwawe n'ibyo ukora byose. Bibiliya yavuze ngo iki? Yavuze ngo murarindwe umwuka, umubiri n'ubugingo. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Azahamagara ngo azavuza impanda mu kirere, n'Imana nivuga mu kirere, de posta abari ku isi ntabwo aribo bazabanza kuyumva, ahubwo Bibiliya yambwira ngo abapfuye bizera, abari mu bituro bamaze imyaka n'imyaniko, debora sikinima, haleluya, ngo nibo bazabanza kuzuka. Haleluya, uwo munsi ngo bazasohoka mu bituro basimbuke. Imana ishimwe, haleluya, ngo bazasimbuka bava mu bituro, debo satro rebe nego bastikinima, haleluya, ngo bazasimbuka bava mu bituro. Uwo munsi bazabisohokamo, baririmba, haleluya, zado pride kolastika moledokin molai sekre bon kodwesti fondra oromo, ngo bazazukana umubiri udapfa. Ndabizi neza ko desitopia iyo dushinguye umuntu kenshi umuntu apfuye tumuvana mu rugo twihuta kugira ngo adatunukira cyangwa se adashwanyukiraho. Ariko reka mbabwire, umubiri tuwushyira mu gisanduka, tukawushyira mu mva, tukawushyira mu gituro, bagatwikira. Uyu mubiri wamaze kubora, uba uri mubi cyane, uyu mubiri unuka. Ariko mu kuzuka ngo azazukana umubiri w'ibyishimo, umuntu wese azazukana umubiri udapfa. Haleluya, abafite ibyo byiringiro biyavuze ngo biboneze nk'uko uwo aboneye. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane, kandi Imana tugire neza. Uyu munsi wa none marayika w'Imana kugire neza. Uyu munsi wa none marayika w'Imana kurinde. Uyu munsi wa none ikiganza gikomeye cy'Imana kize ku buzima bwawe. Haleluya, haleluya. Imana kugire neza, Imana kurwanirire, Imana kundindire, Imana guhaza uburame, Imana guhaza ubwiza, Imana guhaza igikundiro, Imana guhaza igitinyiro, Imana guhaze imirimo yayo mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, Yesu azaza. Bibiliya ivuga ngo n'abazaba bakiriho rero, haleluya, ngo abazaba bakiri ku isi, ngo abazaba bakiri ku isi, Bibiliya ngo uwo munsi ngo bazahindurwa, ngo bazahindurwa bambara imibiri idapfa, bambara imibiri itabora, bambara ubwiza bw'Imana, bambara urukundo rw'Imana. Ngo munsi wa none reka mbabwire, iyi si nishaka twirateho, iyi si nishaka duceneshe, iyi si nishaka twice, iyi si nishaka tuvune, iyi si nishaka turwaze, iyi si nishaka duteze uburwayi. Ariko reka mbabwire, hari umunsi umwe tuzabaho tutarwara, hari umunsi umwe tuzabaho tunezerewe, hari umunsi umwe tuzabaho turirimba, hari umunsi umwe tuzabaho abizera bazabaho baguwe neza, hari umunsi umwe abizera, haleluya, bazanezerwa. Iyi si nishaka kwimakaza, iyi si nishaka gukenesha, iyi si nishaka gukuraho ibintu byawe byose bigushiraho, iyi si nishaka kubeshyira bagufunge, iyi si nishaka, haleluya, ikugirira nabi. Ariko hari umunsi umwe, ngo uwo munsi w'Imana y'Imana ngo hazaba amatangazo akomeye mu bihugu ku isi yose, bazababuza abantu ngo tuzakomeza tubeho. Uwo munsi ibidege bizahananuka, umupiloto yitwaye yigendeye, David KBS bizahirima gitwaye abantu cyayi itongo cyacu n'ibidabundikira umuteto, abantu bagenda bahagazemo gutyo bafashe hejuru. Ye baba we, uwo munsi ngo abantu bazabafashe hejuru, abandi bagenda bavuga, abandi bagenda bari ma telefone. Ngo uwo munsi w'Imana y'Imana, debora sikinima, nibagira ibyago, shoferi wenda azaba ari umukristo, uwo munsi azava kuri vora, bamushake bamubure, cya KBS cyashira umuteto kizagenda kihirika cyonyine, ngo abantu bazavunagurika. Uwo munsi abantu bazakongoka. Ye baba we, bwatirinite kimwe kiva Mugande cyangwa bya bindi bya muri Kenya, uwo munsi wa none, cyangwa bya bisi bya Ritiko, uwo munsi
hari abantu basenga, hari ibikwasiteri bizaba bitwaye abantu. Uwo munsi deborekota w'Imana y'Imana ivuga, uwo mushoferi azaba ari umukirisito, azigendera, kisiga kimanuka ku mpanga, bimwe byibane mu kivu, ibindi bivuna bihirime, zaburanga bihenanuke, w'abantu bazapfa, abandi bazavunagurika. De pata sikiri madora steke. Uyu munsi wiboneze nk'uko aboneye. Imana ikugire neza, Imana ikurinde, Imana ikumere umugisha, imbaraga zikomeye z'Imana zize ku buzima bwawe. Uri mutagatifu wera w'Imana akugotesha amaraso ye, kandi neza y'Imana ikuzure mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Ese witeguye kuzicara mu bwami bw'Imana? Ese witeguye kuzaba mu mugisha Imana itanga? Haleluya, haleluya. Itorero ngo rizazamuka rimera amababa. Haleluya. Abandi kujya muri Amerika muzi kuntu viza yawe irusha, cyangwa za Canada n'abashaka kujya i Burayi. Uwo munsi muzi kuntu viza zirusha, ariko birambwira ngo uwo munsi nta viza tuzashaka tuzaje kugura. Viza ya mbere n'agakiza. Viza ya mbere ni wowe uzayihesha wowe ubwawe. Kabiri, amatike muzi ukuntu ahenda. Abantu bajya za Dubai, abantu mujya muri Amerika, ni mu madolari mu booking indege zanabagoye. Ariko ngo uwo munsi tike tuzamera amababa y'Umwuka Wera. Haleluya. Tike tuzamera amababa y'Umwuka Wera, dusimbuke. Haleluya. Tuzagendera mu mwuka ku bisiga by'abamarayika, ku mababa y'abamarayika, tumeze nk'ibisiga. Redo pesti kinima, tuzatumeze nk'ibisiga, tugenda tuguruka. Haleluya. Tike yamaze kwishurwa kera. Tike n'Umwuka Wera. Imana ikumera umugisha, Imana ikundindire, marayika w'Imana kurwanirire mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusenga Imana, reka twinginge Uwiteka, reka musengere nonaha kugira ngo marayika w'Imana akumurikire, kugira ngo ubuntu bw'Imana bukumurikire, kugira ngo icyoro cy'Imana kikumurikire, kugira ngo amasezerano y'Imana akumurikire. Mbese wanditse mu gitabo cy'ubugingo? Mbese wamaze kwandikwa? Mbese uriteguye? Mbese wamaze kumva neza icyo Imana igushakaho? Mbese wamaze kumva neza icyo Imana igambirira? Mbese wamaze kumva neza umugambi w'Imana n'icyo Imana igushakaho? Marayika w'Imana akumera umugisha. Data wa twese mu ijuru, ndagushimiye kuri Imana ikomeye, ndagushimiye kuri umutabazi wacu, ndagushimiye kuri umukiza. Uri Uwiteka ryo zina ryawe, uri Imana Data wa twese wera, uri Imana Mwana, uri Imana Roho Mutagatifu, uri Imana y'igitangaza kivuga. Nsengeye mwene data yari yaraguye, nsengeye umukozi wawe yari amaze iminsi yarabivuyemo, ariko ndamwingingira Imana kugira ngo umugire neza, kugira ngo umurwanirire, kugira ngo umwiteho cyane, kugira ngo umutabare, kugira ngo umucire inzira, kugira ngo umurengere mu izina rya Yesu Kristo. Ndagushimiye kuri Imana, kandi ngushimiye kuri umutabazi wa Yesu Kristo umwami wacu. Amina. Maro y'Imana kurinde, kandi ikiganza gikomeye cy'Imana kize ku buzima bwawe. Kandi niba utarakizwa, wakizwa uyu munsi wa none ugafata icyemezo, kandi cyangwa se wabuze ukirizwa, waduhamagara kuri iyi nimero ipininze muri icyo kiganiro tukagusengera Imana. Imana iguha umugisha, kandi marayika w'Imana akurindane n'abawe, akurindane n'ubwiza bw'Imana bwose bukuzure kwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Kandi kora subscribe niba ari ubwa mbere, kora like, share na komanteri muri iki kiganiro. Imana ikurinde kandi guhaza uburame mu izina rya Yesu Kristo. Amen.